urabona ko bagira ngo ndi minisitiri w'ibiti. Ubundi ahita aza ndamubwira ngo karibu mubwire ngo welcome shu nicaze hano twakwegerana arebe televiziyo. Ubundi nze kuzana fanta ryari imbere cyangwa nyuma aramenye se. Agakure. Hari matwi yarapfuye ntabwo yumva. Naringiye kuri wese. Ntose ubutwe ntabwo wumva. Tashe kare boss. Umuntu se sanzwe nta ajyari. Sanzwe nta sanga. Umuntu sanzwe nta sanga. Nuko nari nabonye ejo mutashe mu masaha ndavuga ni buriya ndiko bizajya bihora nyine. Ninde saba buri ku cyumweru nkora. Umunsi wari ku cyumweru. Hakuza nje kujya nyiri ku muntu turategura meza. Ndashonje ishaza nje kujya nyiri. Ibiryo. Gira vuba. Ntabwo watetse? Boss ibiryo byarahenze. Nagiye kuri boutique nsanga ibiciro byazamutse. Ndamwinginga ucuruza ndambwira niyo mfite arabyanga. Noneho ndavuga nti ntago nagura umuceri ngo nze ndeke umuceri wonyine nindangiza negure n'isahani y'imboga nsukemo amazi noneho ukoze mu mazi. Ntago byo byakunda. Ushaka kumwa ko nge nawe hano muri Kigali igihumbi kitadutunga kumanywa? Boss oya ntago natumurya nabi gutyo rwose. Ntago ibyo bibaho rwose urya umuceri noneho ukurikizaho umuceri uva ku muceri ujya ku muceri ibyo ntago naba ndi mu kazi neza. Urumva neza ugomba kubaho neza kuko wenda ngewe niyo nabaho nabi kuko naje hano n'ubundi nari mbayeho nabi ariko we ntago nabyemera kuko ugomba kubaho neza igihe ngewe nyiri hano kuko nihaza umugore ubuzima buzahinduka. Noneho nurangiza ujye uhaha utuntu mutugabane nuhatangira anagukonsoma. Ibintu byarahenze kandi reka nkubwire n'ikindi noneho n'amafaranga y'abanyeshuri nayo yariyongereye. Nagiye hariya ku ishuri ry'incuke nsanga ibiciro byarazamutse umwana bagenda babongeza mbaza naho mu metresi arambwira nje kubaza ibiciro by'amashuri ugira abana ngira abana ko ndimo nkubaza ibiciro by'ibyo kujya ku isoko pindi muri ko bikura he. Darkwano ndagira ngo banze unsobanurire uburyo nge nawe igihumbi muri Kigali kitadutunga kumanywa. Ibintu byaraheze boss ntabwo muheruka kuri boutique. Sinagwa yumbi ubwo abaye ngahe hayiri Yego. Fanta igura ngahe? Sigura 500? Yego. Hasigara ngaho ubwo? Hasigaye cyatanu? Genda nzanire fanta mbe ninywera. Hanyuma icyatanu usigaye urebe ibintu wahashyemo usuteka imvange. Ariko ndebere kamambiri. Hauka kwe. Zigambira mena bezanye. Nzanye ngo ibintu byose tubyanga. Hari banzu zikure mu zo zuzizanye bazuri ngwe. Javu.
boss nari ngize igitekerezo aho kugira ngo ngende nzane fanta ya senyisa yose tuyoga twaje twintuza twagwa tuba tugura turabasa gusa ariko unika ko ufite ikihe kibazo mbwira ikibazo ufite nta kibazo ntacyo mu mutwe mfite cyane Gakwiye fanta mutumye si hehe fanta se bose rwose fanta zabuze ngiye ku mabutike yose no kwa muvandimwe wanyikurijeho rwose arambwiye ngo nta kirangura fanta ngo nta bakirisitu batuye muri iyi karitsiye noneho ngo yirangurira byari ngo nizo zirimo kugenda noneho ndavuga inange kangaruka kandi nakugira inama yo kugura ka kantu urabyanga kandi twari duhari dukonje none si ibyo kurya nabwiye ngo nabyo bigiye kunabyuzanye ibiryo se narinje gufata icyo kubitwaramo ubu ntabwo ushobora gufata fanta ufate n'ibyo kurya ubizanira rimwe rwose ntabwo nabitekereje rwose nanjye nagize akazi kenshi mu mutwe pe iyo wihuta ntabwo utekereza mbega cyane cyane ihangane rwose urumva ngiye kuza mu minota mike bamugezeho sheri nanjye rwose nagize stress rwose muri majerwa ibintu ntabwo biba byoroshye imodoka bayinzaniye ivuye hanze ariko ikibazo cyabaye ngo imodoka ni ndende bikabije pe ku buryo mu mihanda y'i Kigali ngo ntabwo yabasha kugendamo na cya kiraro cyo ku Kinamba ngo ntiyaca munsi byasaba kuyigabanyisha n'ibyo bintu ndimo ni kuzuza impapuro ariko rwose ndaje mu kanya byose uragaruka vuba cyangwa mbi nigendeye ndaje we nyihanga oya nta kibazo nawe ngiye nkazagaruka ihangane Gakwiye aho gakwiye ugeze ku rwego rwo kwambara imyenda yanjye
rwose nagiye kuri butike kare baramperereza barambwira ngo mba nambara nabi ngo ngira umwanda umuntu dukorana nako umuntu nkorera ngo ntabwo ajyanye n'ibyo mba nambaye ngo ni umukire ngo nanjye ngo mba ngomba kwambara neza ndavuga nti reka mbe nitijeho twenda ngo uhahire kugira ngo nyine nze nteke vuba nyine urabyumva kiba ari ikibazo ariko ntabwo bizongera. Gakwe ndakwirukanye ndakwinginze boss mbabarira ndakwinginze wimvuka bisimye hasi hakuva chakunyanduriza imyenda ndakwinginze ntunyirukane rwose ntabwo nshaka gusubira mu byawe sinshaka kujya kurya ibijumba n'amateke rwose mvuyeyo sinzasubirayo mbabarira ndakwinginze ubwa mbere n'ubwa nyuma ninongera rwose kore koze uzanyirukane nubwo nakwemera nkajya nkomeza njya zino mvange za hano n'umuceri bisimburanwa bya buri munsi abandi bakozi baba bambwira ngo bazi no guteka inyama simbizi ko ntazibazo iyo nakosore ngewe ikintu navuga cyo mbabarira uyu munsi ntabwo bizongera. Wakwereka nkubaze ugira imyaka ingahe? Imyaka mu cyaro ni baba bahinga amasaka. Ndakubaza ufite imyaka ingahe y'amavuko? Imyaka se yo kwirangamuntu ntabwo mbizi mama niwe wagiye kuyimfatira. Reka nkubwire aya magambo mpansubiramo hari umunsi nzabivuga ntari bubisubiramo uranyumva urabizi nafashe icyemezo mba nagifashe hari umunsi nzabivuga ariko bwa nyuma mbabarira rwose ntabwo bizongera noneho reka nyine noneho nsimbuke kuri butike ntahe nze ngukwakwanyirize vuba ngewe urariye ubundi ibintu bibe biciyemo ngiye gukora neza ku buryo byibagiwe. ariko Gakwe kuri gushaka kujya hanze cyane wambaye imyenda yanjye nk'undi umukobwa mbonye utambuka umubya kuri telefone umukobwa ni kuri kwimana izina ndakabura akazi hano agakobwa gato mu nda k'inzobe ntago ari umwavana kuri telefone ukuri ntago ari njyewe ngena n'abahungu tuziranye ni ukuri ntago nakubeshye kuramo iyo myenda bose ubaretse tugende ukuramo iyo myenda ubaretse nkabanza ngahaha kuramo imyenda ubundi ujye guhaha kandi kuramo imyenda kuramo karibu kuramo imyenda vuba ikuremo kandi mu minota itarenze 10 uhishije Gakwe nzi ngo mfashe umujura kagura imyenda yawe Alo? Sheri none se kwa isuku ufata utavuganye? Ahubwo wowe unse ku cyo isukura telefone. Sheri bose nanjye nibwo nkigera mu rugo telefone sinzima nakubera ibintu byinshi niriwemo. Ubu nibwo nari nkishyiraho kugira ngo tuvugane urumva rwose nanjye ubu ngubu ahubwo hari umugabo umwe w'umupangayi mu mazu yanjye ukodesha mu mazu yanjye yaje arambwira ngo Sheri ugira ngo hari umuntu uzi ko ngiye nitwa Jean Paul ngeze kombi safari nta wabimenye rwose kandi nahanga ushobora no kuvuga amazina yawe bakarara baguteye kube abakiri nanga ngewe ntago nkunda kwivuga amazina akambwira ko nta wundi muntu ahabase uratetse ntago nkaranga ntago ngewe nitekera
ntabwo njyewe se nitekera urebe Jean Paul wawe ukuntu ari umusore w'ibogari uzi ko buriya ntajya nambara imyenda mba nambaye isengeri kubera ahubwo abakobwa bazakuntwara wowe ngo heruka cyagiye nkubona muri convention wambonye ariko nari kumwe n'abakiriya bagenzi banjye ukurikiyeho nigira Dubai marayo icyumweru ndagaruka ntiturabonana shaka akanya rwose uzaza insura kandi ejo mfite n'umwanya ngiye gusa ubwo urumva nazi iminsi 2 ikurikiranije uzaze urebe Gakwe Karame boss Karame ariko kakubaza aho mbana sakuje mu nyanzu ubona mbabana ndakwinginze inkonje ya mu gitondo zatamugwa bose binini rwose ndakwinginze kwa muganga nagiye barambwira ngo narwaye malaria ngo kubera ngo inkonje ngo n'inkonje y'imisara bitatu mbabana ndakwinginze inkonje itera malaria kutabisa ngo niri ariko Gakwe ibi bitunguru ibitunguru gushira urabihaha ndimo kuviramo imbere boss niwongere barambwiye ngo iyo uviramo imbere urapfa aje mu gikoni ibitunguru nabitetse ifiriti baya hano uri kugira ngo ukubise uri kugira ngo ukubise ku muntu w'imbwa boss ndabinginze ntabwo byongeye nongere muri byiza nongere oya boss imyenda udahindura buri munsi niyo mpamvu nyambarira imyenda wajya uhindura ntabwo nguhemba buri kwezi hari ukwezi gushasi nguhemba wajya ugura imyenda yarahenze boss igeze kuri 15 kandi igenda guhembwa 10 ngo nyongeza ahubwo ariko ni wonyine bahenda uzunusa kwambara neza ko batampenda bereka mwagezeyo boss twe tuba tukishakishiriza gira vate kavuza nzana ibyo kurya nirire gira vaga kwenda ndasonze pe gira vuga noneho ndamubeshya ngo kikoko sheri ubushize oya ndi butangire sheri rwose buriya njya kugukunda twahuriye convention numva ndagukunze numva ko urukundo rwacu rwareduka oya rwakomeza tugakomeza dukundana noneho noneho icyo gihe ntabwo nabaga mu Rwanda ndavuga inti reka nze gutura mu Rwanda kugira ngo tujye tubonana hasi ubundi umugabo utiraririye ntarongora inkumi ubu se ubu namubwira ngo ngewe ngo nduwe mushubati akaba akinkunze ariko ngiye kumubwiza ukuri ntabwo nakomeza nihishe ngiye kumubwiza ukuri nanyanga anyange nuntumva ankumve n'indama aravuga ngo umugisha wawe ntaho ujya nagiye Gakwege rwose naba mbonye umukunzi mwasanga nandusha n'ubushobozi akankiza njye mbibona mu mafilime ntabwo ntuma umubeshyi ngiye kumubwiza ukuri